ikaze ku Mukateke. Rero uyu munsi mbwira ibintu 10 ushobora kuba wakora channel yawe ikabona abasubscribers. Icya mbere rero tudatinze kumenya neza abo ushaka kugezaho ibihangano byawe cyangwa icyo bita twita target audience. Target audience urumva ni mu rurimi rw'icyongereza. Tangira usobanukiwe n'abantu ushaka ko bareba video zawe, ibyo bakunda, ibibazo bafite, ibibashimisha. Noneho ubanze gufate umwanzuro wa content uzakora. Ikindi kintu cya kabiri mu bintu 10 bituma uzabona abasubscribers kuri channel yawe, gukora video zifite ireme, icyo bita quality. Shyira amajwi asobanutse, amashusho meza n'ubutumwa bwumvikana muri video yawe, ku buryo umuntu wese uyirebye azabasha gusobanukirwa kandi ntagire ikibazo ahura nacyo nk'uko aya majwi muri kumva ameze neza. Ikintu cya gatatu, kora thumbnail ibereye ijisho, ifoto igaragara kuri video mbere yo kuyireba nituma abantu bayikandaho yigire nziza, ifate amaso kandi inakurure abantu. Ikindi kintu cya kane rero kizatuma video yawe irebwa ndetse ikanabona abasubscribers, andika title isobanutse kandi itera amatsiko. Izina rya video ni ingenzi, rihindura imiterere y'abantu cyangwa igatuma bagira amatsiko yo kuyikandaho. Icyo kintu cya kane. Ikintu cya gatanu rero, gushyira video nshya ku gihe gihoraho, urugero buri cyumweru rimwe cyangwa kabiri. Ibi bituma abareba bamenya ko hari ikintu bategereje. Izere wakantu mukumvise, gusetinga iminsi yo uploadinga kuri YouTube, naho ushobora kubona abasubscribers. Ikintu cya gatandatu, gusaba abantu gukora subscribe mu buryo butababangamiye. Ushobora kubivuga ku musozo wa video cyangwa ukandika hasi mu nyandiko. Ngira ngo rero iki kintu cya gatandatu niba ukigezeho tukibanye muri ino video, nizere ko nawe bamaze gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha. Ikindi kintu cya karindwi, kuba mu biganiro n'abandi, kuganira n'abandi kuri video uploadinze, icyo bita engagement no kuganira n'abandi. Niba hari umuntu wakwandikiye comment ukamusubiza kuri YouTube channel yawe cyangwa ku gihangano cyawe wanditse cyangwa uploadinze kuri YouTube. Ikintu cya munani, kugira introduction nziza, bituma abantu bagira icyo bibuka kuri channel yawe. Kugira introduction nziza nabyo bizatuma umuntu akora subscribe kubera ko hari ikintu azaba yibuka kuri channel yawe. Ikintu cya 9, gukorana n'abandi ba YouTuber, mushobora guhana amalinki cyangwa gukora video mugakorana collaboration. Ikintu cya 10, gukwirakwiza video zawe ku mbuga nkoranyambaga, share video Instagram, Facebook, TikTok n'izindi social media zo ubaho. Icyo rero ni ibintu 10 bizatuma ubona abasubscribers kuri channel yawe. Niba wakunze iyi video ntiwibagire gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byiza nka bino. Kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubimenyeshwa ako kanya. Kuri Mukateke mwese mwabazi.